ndagira ngo uvuge ibintu byose wifuza mu bukwe. Ubukwe bwanjye nta muntu ugomba kuzatega moto, nta n'umuntu wemerewe kugenda mu modoka iciriritse. Ubwo uzaza n'iziwanyu buriya? Oya, uzazikodesha, hari amakampani atanga imodoka. Ikindi kintu noneho kitabura mu bukwe bwacu ni ikihe? Kitazaburamo abantu bo kudutaramira, abahanzi. Abahanzi ninde ushaka uzaza kudutaramira? Dore ijana ikanzu ariko ni $170 by'idolari. $170 by'idolari? Ariko ngira ngo wasinze hari ntabwo. Oya, ntabwo ngiye nkoga. Idolari urarizi cyangwa ni ukuryumva mu mateka gusa biraho? Ndarizi ko amafaranga ngira yaratunze cyane utazageraho. Shere, wiriwe neza? Wiriwe neza. Nizere ko umeze neza rero. Meze neza, ibyo ni ibisanzwe. Buri gihe uba umeze neza cyane. Biterwa. Ariko wagira ngo ntabwo wishimye? Oya, ndishimye. N'iki wabuze hano? Amafaranga. Ni byiza rero utarinjira mu mafaranga. Urabizi ubukwe bwacu buregereje. Twarakundanye bihagije cyane. Ndagira ngo dukore bije y'ubukwe bwacu uko buzagenda. Umbwire ibyo wifuza, ngende mbyandika. Ako nizere ko utibagiye ikintu nkubwiye, nshaka amafaranga. Yes, ni amafaranga rero nibyo nari nshaka kugira ngo turi. Sibyo? Oya, nta kibazo nyine. Ndabizi niyo nguhobe yunca amafaranga. Mbese ntabwo mukanyegeza uyama. Gahunda y'ubukwe niyo tugiye gupanga. Sibyo? Nicyo nagutumirijeho hano. Yes. Okay. Mu bukwe bwacu ni iki wifuza kitazaburamo kurusha ibindi byose mu makwe yose wabonye muri ubu? Icya mbere, ubukwe bwanjye bugomba kuzaba bumeze neza, icyo nicyo kibanze. Bumeze neza nyine gute? Tuzabukoresha inkoko zonyine. Inkoko imwe? Oya, tuzakoresha inkoko zonyine mu bukwe. Yes, ni nk'inkoko zingahe wifuza ngo tuzakoreshe noneho? Inkoko nka 200. Inkoko 200. Buri nkoko reka tuyibarire nk'ibihumbi 10-15. Za 15 izo nziza zibari 15. Okay. Ikindi inkoko turagisoje noneho. Ubwo akinyama karakemutse, nta yindi nyama izazamo mu bukwe bwacu. Oya, ni inkoko gusa. Ako hazaza amasosiso mu bukwe nyine. Kwa kundi ubukwe waburangiye abantu bamaje kurya nyine bumva byashize mu nda, bagafata amasosiso, za pizza n'abindi. Ubu ushaka na sosiso ngo zizazemo? Ngiye nshaka challenge. Abantu benshi mu bukwe ntabwo ibyo bijya bihaba, nyine n'impamvu ngiye nshaka iyo challenge. Yes, kandi ubwo bwanjye bugomba kuza ari bwiza cyane. Ubwo jyewe ni ku ruhande rw'inkoko, wowe ku ruhande rwawe ni sosiso. Uzabwira ababyeyi bawe badufashe buriya? Oya, nese ubukwe kari ubwanjye nawe n'ubwo nyine reka nkubwire, jyewe ngiye kujya mfata kimwe nawe uzana ikindi. Ku ruhande rwanjye kimwe nawe ku rwawe. Nanjye se sosiso ziguze amafaranga angahe none? Simwe nziza hagaze amafaranga 500. Okay. Ubwo iyo niyo tuzaha abantu nta kibazo. Okay, noneho ni ikihe kintu kindi wifuza ko cyazaza mu bukwe bwacu? Ikintu nifuza mu bukwe bwacu hazabe hari bodyguard. Security? Yeah. Ushaka security zingahe? Byibura bodyguard 20 bakamenya kumanaginga abantu bahari, abinjira abasohoka. Bodyguard 20. Kamera nyine ncunga biri gufasha aba bodyguard. Na kamera zikazamo? Okay. Ubwo ibyo byahagarira nk'ibihumbi. Bodyguard n'amakamera cyangwa bodyguard gusa? Byose ubiteranyije. Bodyguard zonyine ni 500 twazishyura bakagabana nyine. Yes, 500. Kamera twagenda tukabaza nyine tukumva koko twatugiye kugura nyinshi batugabanyiriza.
Okay, noneho ubukwe tukaba tuburangije. Oya. No, ndagira ngo uvuge ibintu byose wifuza mu bukwe. Ubukwe bwanjye nta muntu ugomba kuzatega moto, nta n'umuntu wemerewe kugenda mu modoka iciriritse. Ubwo uzaza n'iziwanyu buriya. Oya, uzazikodesha. Hari amakampani atanga imodoka ugakodesha. Imodoka zingahe tuzatumira abantu 10? Abantu 10? Yes. Ubwo se ni ubukwe cyangwa ni abashyitsi baje kugusura? Nta kibazo, ubwo nawe ku ruhande rwawe turazaho turebe. Ruhande rwanjye nzatumira abantu batarenze 50. Abantu 50 bose baba bategeye? Abo ni inshuti zanjye. Yes. Atari mu muryango wanjye. Okay, noneho ni ikihe kindi wifuza mu bukwe kitazabura kirenze ibindi byose twavuze hano? Ikintu kirenze ibindi byose? Yes. Ugomba kuzagenda mu modoka irenze. Ihenze. Imodoka irenze? Ihenze? Yeah. Okay, nk'iyande? Ibyo tube tubicumbitse. Ubwo isa agenda mu yihe? Papa agenda muri Range Rover. Okay, ubwo iyo niyo uzagendamo? Oya. Ako se, ubu nagenda mu modoka imwe na papa. Papa afite imodoka. None se si wowe wakubyaye niwe uzagutwara mu bukwe bwawe? Oya. Ahubwo nanjye nzagira amahirwe yo kugira ngo nigenderemo. Oya, iyo tuzakodesha imodoka ka 1.5 miliyoni. Ntabwo wagendera ku igare se? Oya. Igare ntabwo warigendera? Igare ni iry'abakire. 1.5 miliyoni? N'igice. Ariko ngira ngo hari uzi ngo hano ni mu ijuru. Oya, ndika neza. Nabyanditse? 1.5 miliyoni n'igice? Yeah. Okay. Noneho nshaka kuzambara agatimba. Agatimba niko tugezeho? Yeah. Ubwo ni ku myenda tugeze? Tugeze ku myenda. Agatimba ndizera ko atarenza 5. Oya. 170. Agatimba 170? Tuzatwagurishije iki? Ntabwo ari ngombwa kugurisha, uzakoresha ifi. Tuzaba tuje kubaka, tuzaba tuje kugurisha kugira ngo dusenye. Urumva ayo mafaranga niba nayo ufite wambwira tukabihagarika kubera ko ntabwo ngiye ndi kukwinginga. Okay, ntabwo nabyenga, reka dukomeze nta kibazo. 170. Okay. Inkweto se nazo ntizizana n'agatimba buriya? Oya. Bizirara hamwe? Biza ku ruhande. Ubwo ni ku ruhande rwawe, jyewe ntabwo ari ku rwanjye. Inkweto n'ubundi inkweto zo ntabwo zihenze cyane, ni 130. 130. Ijana? Ikanzu ariko ni 170 by'idolari. 170 by'idolari? Ariko ngira ngo wasinze hari ntabwo. Oya, ntabwo ngiye nko gacu. Idolari urarizi cyangwa ni ukuryumva mu mateka gusa biraho? Ndarizi ko amafaranga ngiye naratunze cyane utazagiraho. Okay, ni idolari noneho? Aho kugerageza n'uvuga ndakaza. Okay, ntabwo nakurakaza wowe. Ngira ngo gahunda y'ubukwe irasoje ku ruhande rwawe. Nta kindi kintu wumva wibagiwe kiri? Zateresha na make-up. Make-up? Hari izo usanganwe ziriya nizo zakoresha buriya? Oya. Ushaka inshyashya zo kugura? Nta nubwo bwo nzazitereshereza no mu Rwanda. Uzazikoresha he? Muri Spanyol? Ya, nicyo gihugu numvise ngo kizi gutera make-up cyane. Nagenda uno munsi. Ariko wagira ngo hari aho uzincukura amafaranga buriya? Oya. Ndi Imana se make-up? None se uzi ko njye ubona njye ndaciriritse se ku buryo ushaka kunjyana hariya muri basa bose? Okay, nta kibazo. Uraza kureba ayo tumaze gukoresha. Ikindi kintu noneho kitabura mu bukwe bwacu ni iki? Kitazaburamo abantu bo kudutaramira, abahanzi. Okay, abahanzi ninde ushaka uzaza kudutaramira? Dore. Wowe ntabwo wabishobora ngo uzaririmbira abantu baje aho ngaho? Oya. Umuntu uvuze uramuzi? Ndamuzi. Uzi amafaranga yatwara kugira ngo ave mu gihugu arimo aze hano mu Rwanda? Amafaranga yakoresha?
none se urabona ngiye ariko ngira nciriritse ku ngo buryo ngiye nk'ibintu wowe biciriritse ndagira ngo ukanguke ntabwo hano uri nyine urabona nciriritse ku buryo ntabwo iciriritse ariko ubwo rwego uri kuzamo uraruzi oya okay nta kibazo ntabwo nakubabaza katumwandike byibuze ashobora kuzira nka miliyoni 3 byibuze niyo makeya yazira hano mu Rwanda mu bukwe bwacu ibyo bireba we ntabwo bireba njyewe yes nawe biburamo wabishyiramo okay ubwo ni uruhande rwawe wenyine urwo ni uruhande rwanjye ariko ayo mafaranga yose ugenda uyashyira mu madolari